nguko rero nanjye nanone mbasuhuza mbashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Waba wifuza gusobanukirwa cyangwa se wifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, udukurikire kuri Ikunyaza Sex asigaye ubashe gusobanukirwa byinshi ku buryo bwimbitse, dore ko amagara aseseka ntayorwe. Gusa ubwa mbere ubonye video zacu bya byiza ukanze subscribe, yewe ukamanuka agato ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere ku biganiro tukugezaho umunsi ku wundi, kuko aboneka ibi biganiro nubwo tubigukorera wowe ujye utoramo ibyawe, kuko ni ibiganiro ubifitiye akamaro sosiyete muri rusange. Aho ngubu noneho tukaba tugiye kubagezaho bumwe mu bwo nawe wakwibaza ngo ubwoko bw'igituba cyawe ubuhe. Reka duhere ku mwanya wa mbere, igituba cy'urubunda nkari. Ni ubwoko bw'igituba kinini gifite ipfupfu, ugifite uhita ukibona munsi y'uruhago. Icyo gituba agiteye nk'idegete, abagore bagifite baranyara cyane. Reka twihutire ku mwanya wa kabiri, igituba cy'injuma. Ubu ni ubwoko bw'agatuba gatoya gafite karugongo gatoya n'utugome duto n'udushino duto, ndetse gakunze kuba kadakunnye. Ubwo bwoko bukunzwe kugirwa n'abakobwa cyangwa se abagore b'ibishegabo. Twihuse rero reka turahasanga igituba cy'urukamba. Ni igituba cyiza cyuzuye imbere, akenshi umugore ugifite arakigendera ku buryo agerageza kukigaragaza, buri wese akaba yakibona akavuga ati nanjye mfite iki cyangwa se mbarusha iki ngiki. Urumva ko muri make bitazagutungura n'ubonye umugore ari kukigendera mu nzira. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa kane, igituba cy'umushubati. Ni igituba giteye nk'ipapayi, cyiza imbere kandi kikagira uburebure. Abagore bagifite bakunze kuba abasambanyi. Urumva ko muri make ari byiza ko umenya ubwoko bw'igituba cyawe. Twihuse rero reka tunyarukire umushokanyo. Igituba cy'umushokanyo ni igituba kirekire ariko kitagaragara imbere. Abagore bagifite bakunze guswererwa inyuma, kuko kiba kimeze nk'amabya y'ingurube. Asobanukirwa rero ku mwanya wa gatandatu, agatuba k'agatoma. Ni agatuba gatoya gafite ipfupfu, kagira rugongo irumbaraye. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa karindwi, igituba cy'urweso. Ni igituba gifite imiguno minini na rugongo ndende. Urumva ko muri make wowe nubiha umwanya urabasha gusobanukirwa byinshi kandi byimbitse, dore ko tuba tugira ngo akwisobanura tugukure naho utabasha kugera. Gusa mu gice cya kabiri tuzabagezaho n'ubundi bwoko bw'ibindi ibituba, kuko hari ubwoko 30, none twabatiyemo kumanza twabagezaho ubwoko 8. Reka mbagezeho ubwoko bwa 8. Igituba cy'igikono. Ni igituba kidakunnye kandi kigira rugongo nini n'imishino migufi, ubundi ugasanga ari ntoya cyangwa se ari ntayo. Gisanganya amayashya y'abakobwa cyangwa ay'umugore. Ngaho nguko rero nawe ageza umenye ubwoko bw'igituba cyawe, ndetse unakarase n'iki inshuti yawe. Tuzongere duhure mu gice cya